The Ben afite indirimbo nziza na Akoze bro izasohoka niba dahinduka mu kwa 12 nziza yitwa Mon Cœur nziza cyane vuga mutima wanjye Mon Cœur harimo lyrics ivuga ngo ase warayumvisha cyane indirimbo se ngenda cyazumva ziri gusohoka kare nawe wigeze umutasi urakabya indirimbo muri siporo baramamagara ibyo bintu baramamagara nshaka kubwira nk'indirimbo nk'eshanu zizaba ziryoshye muri December ni gute breaking indirimbo itarasohoka uri umunyamakuru wa siporo lyrics izabirimo aravuga ngo Mon Cœur cyangwa se mutima wanjye untwaza ubuzima ubwo afite ukuntu abiririmba indirimbo nziza cyane uwo ni Ben afitanye n'indi na Juno Akoze na Juno mvuyeyo bakabirije cyane mbonye afitanye indirimbo na Ben aya mbonye wese nabyumva mbonye ni inshuti yawe ni nebyiri hari imwe ya Ben gusa handitswe na mbonye hari n'indi ya Mbonye na Ben ya Ben na Ben hari indi ya Mbonye na Ben Mbonye iya mbere yitanye nande na Austin oya Mbonye afite indirimbo na Ben hari n'indi ya Ben gusa ariko yanditswe na Mbonye zombi ni gospel hanyuma ndavuze ngo hari indi ya Mbonye yanditswe na Ben uko ndimbo Ben ya gospel hari indirimbo ebyiri za gospel imwe yanditswe na Mbonye ayiha Ben arayiririmba indi yanditswe na Mbonye afatanyije na Ben bazayiririmbana ubwo ni indirimbo Mbonye ebyiri yagizemo uruhare ariko akazagaragara muri imwe cyakazumvikana muri imwe ego tuvaho nabonye aravuga ko Elementi atazongera kuririmba afite indirimbo yitwa Kabaridi afitanye n'abahungu b'impanga bo muri Kenya izaba ariyo ndirimbo nziza mu kwezi kwa 12 mu Rwanda uzasora indirimbo wese sinzi indi mishinga bafite ariko ni indirimbo mpuzamahanga iri ku rundi rwego izasohoka mu kwa 12 uwo muvuyeho hari ikintu nusoza ari ikintu bugusabe kimwe Mbonye azakora igitaramo kwa 12 ntikizabera muri stade nk'uko mwabibonye nta nubwo kizabera muri arena nk'uko mubyumva gishobora kuzabera ahantu hitwa Canal Olympia icyo ndagishuje tugende mbaza namamaze nigendera showbiz today ndayirangije uri umusesenguzi mu bijyanye na siporo mu rubuga rw'imikino uri umusesenguzi wa mbere muri ibyo bintu mu Rwanda niba ari kubyemera ku giti cyanjye byemera ko uri umusesenguzi wa mbere mu Rwanda ndagushimiye cyane kugeza uyu munota mu gihe ataravuka abandi cyangwa turabona undi ukunyuraho ndagushimiye none ko numva hari indi tushe ufite nta kuntu wazajya tugashyira muri tukakita nka segma izayinyura muri showbiz kuri Radio Rwanda ugasesengura indirimbo yasohotse si mpari reka ndwane na siporo imiziki ifite ba nyirayo ariko ndayumva abantu b'abanyamiziki n'abantu ese ko banyihamagara kamwe ati mfite akantu muri studio ngwe no kumve tagenda nkazumva da n'abantu banjye cyane Mbonye we ni umuntu wanjye cyane imiziki mba nyifite neza cyane Ajabu TV show